y'akarere, ndetse bikaba bivuga ko hari amakuru yakumye kunugwanugwa, ndetse amafoto akajya hanze, bati dore bari ku mipaka, bati dore batangiye kugera ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo, bati dore n'Abarusiya bamaze kwesana ibyuma byabo mu mwikamire bagashyira mu bindi byo bakinywera. Abaturage b'ibyumba bikoreraga ikigage cyabo bakagifata, bakagishyira muri kira kidomoro. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ati turava mu bwiza tujya mu bundi. N'ubwa mbere mbonye u Rwanda ruri gutabaza hirya no hino kandi nta karaba. Imipaka y'u Rwanda cyangwa se imipaka ihuza u Rwanda na DRC, bati Abarusiya nibo baje kwirinda kufatanya na Wazalendo. Uraza kuba hafi mbabwire nti mbaha amakuru atari vumbi ndetse mukungugu. Reka mbifurize igitondo cyiza mu mwese mudukurikiye kano kanya, ndetse nabazadukurikira nyuma ya kino kiganiro. Bakunzi batuganya kandi n'akarengane Iwacu TV, reka nongere mbabwire nti nimukomere kandi mbabwira ngo nimugire Imana yo mwijuru, mugire gakondo, mugire ubutabera, mugire repubulika, ndetse kandi amahoro aganze mu ngo zanyu, mu gihugu cyanyu aho muri hose. Iyo udafite ubutaka nta kintu mufite, mugomba kurwanira ubutaka bwanyu. Mube hafi rero mwese mu gihugu cy'u Rwanda, abababaye, abashimutwa, abasenyewe, abarara ku mihanda, abazunguzayi, abanyonzi, abamotari, abawazanira mwese aho muri, reka mbahe ikaze kandi basuhuze. By'umwihariko abantu mwakanze subscribe, umuryango wanyu mugari ukabuka, ndetse mukomeje no gusharinga ibiganiro, reka namwe mbasuhuze mbabwire ngo mukomere kandi tuzatsinda. Mbabwire nti reka yawe ni ingenzi. Ndetse n'abari hakuriye imigabane y'inyanja, ndavuga bari muri Amerika no muri Aziya, Oceania n'ahandi, ni mukomere cyane. Naho navuze hose mwumve ko mbahaye ikaze. Ntabwo turi butindeje mu kiganiro kirimo amakuru meza cyane, aho muri kino gitondo hari kuvugwa ibindi ndetse Yamana yirirwa handi bavuga ngo ngitaha Rwanda. Birashoboka ko hari yazirwa handi koko ikazi itahanye n'abanyarwanda bose bari kurira bahejwe, baheze ishyanga bose Imana ikabacyura, kuko ni ibintu biri kugaragara. Kereka umuntu udafite amatwi, udafite amaso ngarebe, ariko biri kugaragara ko impinduka zo uko byagenda kose ziraza kuboneka. Ku ngingo enye tugiye kuganaho, gusa ndagaruka ku ngingo y'Uburusiya, ngaruka ko uburyo amakuru ari gusohoka avuga ko bari kurinda imipaka, ndetse batangiye guhangana n'agatsiko k'amabandi. Bati mu Minembwe se naho niko bigenze. Ndaje mbabwire aya makuru. Kagame akabazanye izindi ndege ngo agiye guhangana n'icyo gihugu. Ariko kandi nkongera kuvuga ko burya ngo utani yinjiye mu ntambara mu mayeri, burya ngo n'utani iri kurwana. Ariko ibyo ngibyo abakurikira turwanya kandoyi ntago byabatungura, kuko amakuru mbana yabahereye ku gihe. Urugamba rwo kwirengera ni urugamba rwa Afurika, kandi aho rwatangiriye ndaza kuhababwira. Ni ukuvuga ngo nimba urugamba rwaratangiriye muri Kongo kugira ngo Afurika yose igire amahoro, cyangwa se akarere k'Ibiyaga kagira amahoro, ni ngombwa ko abantu mwese mugomba kumva iki kibazo ndaza kuvuga. FARDC na MONUSCO bimaze kugaragara ngo bageze i Goma, ariko kandi bibaye nyuma yuko hari amakuru nabahaye benshi mukunda kugendana natwe. Ese koko bagendwaga n'iki nyuma yuko iriya foto yamaze kujya hanze? Karibu reka duhere ku ntangamara zigera muri 3, ubundi nkomeze ikiganiro ku ngingo yacu ya mbere. Intangamarara ya mbere, koko RDF izataha ejo. Koko Kagame aracyuringa gato, bati turwanya kandoyi, batirega, bati buriya, bati umugabo ari butaye ntahajya. Ibi narabivuze ndagira nti ntahazajya, kuko kugenda ko biragoye kumva Kagame yavuye ku butaka bwa Kongo, biragoye. Ntahazajya n'ibintu bari kubabwira ngo ni amacenga, ngo haje amakamyo y'abasirikare ngarambutse. Ni ukubeshya, nta hantu agomba kujya. Kuki mvuza aya magambo? Kuki ndi kubihakana? Namye mbihakana ubwo nti iri ni cenga, ni manevre de distraction, nta hantu azajya. Impamvu ni iyi: hari drone za Turkiya zamaze kugera ku mirwano, ziri gusikana amafoto.
reka Imana ishimwe haje abandi banyabubasha baje kurwanira ntambara no gufasha Wazalendo. Biravugwa ko izo ndege zaba ari iza RDF ziri kugenda zisikana kugira ngo zikore bombardement, ndetse ni indege zihenze kugira ngo bagabe ibitero kuri Wazalendo intambara, kuko iyi ntambara yahinduye isura. Ninje mu kiganiro muri kino gitondo intambara itari yatangira, ndavuga mu miringo ataratangira kurwana, hari gusikaniza drone zaturutse hehe muri Turukiya, ndetse ziri mu kirere. Ni indege zikomeye, ntabwo ntinya kubivuga. Ni indege zikomeye, ntizipfa no kuraswa. Izo ni indege Kagame yazanye, ariko nkabamaze kumenya ko ikirere n'ubundi abatekinisiye b'urugamba bari hamwe na DRC ku bufatanye, maze kumenya ko ikirere nacyo bari kukidadira. Biraza kugenda gute? Nuko abantu batumaga Kagame nabo ngo baba biyiziye bose baje kuhagarikira gusimamira imirwano. Hari ikintu cy'amacenga gikomeza kurangaza abanyarwanda, ngo rwose ngo Amerika ifashe ibihano, ngo Amerika bigeze gute, ngo itariki yavuze irageze, ngo itariki irarenze. Reka da wapi, abantu bagira amaturufu menshi. Ndashaka kwibutsa ko buriya kugira ngo abanyamerika cyangwa se abo bampatse ibihugu baze mu gihugu cyacu, babone kiriya gihugu, babone ibintu byose babitware, byaturutse kuri Kayibanda arabyanga. Baturaduha Kayibanda ati ntabwo nagurisha igihugu. Habyarimana mugeze bati se wowe uratanga aha ngaha Bugesera ibirunga n'iki, ati Kayibanda. Habyarimana ati ntabwo nabikora, igihugu ni cy'abanyarwanda. Baje gutoragura Kagame avuga ati wowe dusinyire tugire perezida. Numvishe ejo bundi wa mu generali mugenzi we bakoranye General Kayumba, rwose hari ikintu yavuze, ndavuga nti afazari nibura utangiye, nibura hari ukuri nge nemeye yavuze. Haravuga ati ibintu yakoraga, ati yasinyaga amasheke, ati amasheke ya pirate. Yarabivuze ati yasinyaga amasheke ya pirate, avuga ngo nibiki, ngo nimba n'amakashe nibiki bikoreraga bamugira perezida. Urumva araba. Ariko ibyo nta nicyo byari twaye kuba perezida, yaza agatanga amahoro, akareka abantu bakishira bakizana, ntacyo byari bitwaye. Ariko se nyuma y'ibyo ntabwo byari gukunda, kuko gahunda ye gukora gutsimba utakabarangiza. Ibi rero hari ikintu abantu bari kuvuga ngo ibihano bigiye gusohoka, kandi koko nibyo, ariko kandi nubwo abantu muri kubyishimira, nibuka ko ibihano bigiye gusorwa nabo bampatse ibihugu bikajya bigafata ku Rwanda by'ubukungu n'ibiki. Mureba ibyo bamaze gufata aho bigeze, ni ibikandamiza abahutu. Nta muntu uzongera kurya, nta muntu uzongera kunywa, n'uwaryaga ibyo rimwe ku munsi ari bupfe, kuko ibyo bihano nubwo bigiye kugura u Rwanda byose. Mbibutse ko zirandatwa zifite ibyo kurya, zifite amafaranga, zifite imitamenwa zarahunitse, bafite amazu muri cave hasi. Yewe nubwo igihugu cya Kagame yagishoza intambara nkuko yiteguye kwishoza ngo yice abanyarwanda, wenda n'abandi bakirwanaho, bo bazajya muri cave hasi mu mitamenwa. Hafe za rubanda rugufi, hafe za dukiza abatutsi, hafe za dukiza abahutu, nizo dukiza abasope ndi kuvuga, zipfe zishire, zandatwa 200 mvuga zitagangaje abantu zigumira amazo muri cave hasi. Ibi bihano ni biragira ingaruka ku bantu bacu bakennye bari mu gihugu, babandi banyakujya. Ariko karagatsiko k'indatwa nta kibazo kari bugire, kuko ko karahunitse gafite byose. Ni ibihano biri buza mu by'ukuri, ntabwo mpaka no ko bibuze, ariko biraza kugira ingaruka kuri rubanda rugufi, ari narwo rugowe nunagoswe aka kanya turi kuvugana. Ibyo rero nubwo turi kubyishimira cyangwa mubyishimira, ariko abari bupfe n'ubundi bari bushire ni babahutu mvuga. Kandi we arabagize amahirwe n'ubundi yashatse kubica bose ngo abarangize, kuko n'ubundi no bari guhura n'izo ngaruka. Mwabonye ko hari igitangazo cyagiye hanze, kanyita igitangazo, bavuga ko ngo ubukwe nta bukwe buzongera kubera mu ngo, ngo ubukwe bwose bugomba kujya mu mahoteli. Mu by'ukuri ubukungu mu Rwanda bwamaze kugabanyuka, bari kugira ngo amahoteli yabo ayo mafaranga yinjire, kuko ayo mahoteli nayo indatwa. Ndetse bagera ubwo bahindura inyigisho, baza kwigisha ngo mu Biriziya no kuba pasiteri bashyiraho n'amasomo ngo kugira ngo abantu batange mitiwere. Ariko se nkavuga nti ninde muntu mu by'ukuri wajya kwifatanya na Sekibi ajya kwigisha ubutumwa bw'inkotanyi mu Kiliziya cyangwa mu rusengero?
n'ubikora ni ufatanye n'izo nkotanyi. Mbabwire ko ibi byose no gushaka amafaranga mu by'ukuri ngo nta muntu wemerewe gukora ubukwe ngo ajye akura ibinyobwa mu rugo ngo agomba kubifata muri hoteli. Ni ukuvuga ngo kuroga abantu aba bashaka ni ukugira ngo byorohe mu kubaroga, kuko ayo mahoteli muzajya mufata muzajya mugera mu ya booking mbere hamenyekane urinde uri mwende nde iki n'iki. Niba bagushaka bazagutsina muri hoteli aho bashaka abaroge, kuko ibyo binyobwa uzabifata muri hoteli nk'uko bariho babivuga. Byabaye itegeko, nta muntu n'umwe ngo ugomba gukora ubukwe ngo ataguze ikinyobwa gipfundikiye ngo cyatanzwe n'inkotanyi. Narabivuze ndabwira rero kuva abantu shitani yagira mu gihugu bagaca urwagwa, abaturage b'ingaragu urwagwa rwa bitoki rwabo biyengeye amayere bakabazana VP ngo Kagame abatunge. Wumvise? Ni ukuvuga ngo rero nyabuneka, niyo mpamvu gare ntimugomba kurwanira gakondo yanyu. Udafite gakondo, udafite ubutaka, udafite ubwisanzure, ntabwo ufite igihugu. Kugira igihugu ni uko ufite ubutaka. Nta ngoma tugeze tugira ya shitani nk'iriho yobona FPR inkotanyi, waho umuntu ajya gusorera itaka rya sawukuru wawe, itaka rya ukomoka, itaka wasigiwe n'abasabukuru, ukajya gusorera umuntu ako gatsiko katarenza abantu 200. None bigeze naho umuntu ajya gukora ubukwe ngakajya muri hoteli kwishyura amafaranga, hoteli kamuha ibyo kunywa. Ibyo birenzaho bagiye gutegeka mu kiliziya ngo amasomo agomba kwigishwa nawe za Yeremiya baramo za Ezekiel muri ntabwo nza kuyasoma hanga mu by'ukuri. Noneho se kibi n'uri gutanga amasomo yo kwigisha, ariko mabwire ngo Bibiliya iravuga ngo ntabwo Sawuli yigeze yimika Samweli, ntabwo bizigera bibaho, nta nubwo byabayeho. Ntabwo FPR ariwe ajya gutanga umuntu ngo ngererwaho mu nsengero, nimba kuko aba bapadiri, aba basenyeri, aba bishop, nimba mufite umwuka w'Imana, ntabwo arimo mukwiye kurandatwa na Sawuli. Ntabwo bishoboka, ahubwo FPR ngo mukwiye kwiyobora mukayiha umurongo. Aho ntabwo magaruka gusa n'ibyo kwamaganwa. Tujye ku ngingo yacu, mbone kujya ku Burusiya ku mipaka. Ndagaruka ndamanza mabwire nti urugamba rwo kurengera abanyafrika rwatangiriye muri Kongo, ariko urugamba ntabwo rutangira n'ahangaha. Burya bese yabatangiriye mu Rwanda, baramanza bafata u Rwanda, bamaze kurufata harimo bavuga ati rero reka dukomereze muri Kongo. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ngiye gusaba ibihugu bikurikira kugira ngo bifashe Kongo, kuko intambara Kongo nirangira Lebantu nta kibazo bazongera kugira, kuko gahunda no kurimbura Lebantu. Ndavuga igihugu cya Zambia, igihugu cya Zimbabwe, igihugu cya Namibia, igihugu cya Angola, igihugu cya Central Africa, igihugu cya Cameroon. Ibyo bihugu ndi kuvuga ni ibihugu bigomba gufasha Kongo. Burkina Faso, Mali, Niger, byo ndanabishima cyane. Ibyo bihugu bitatu mvuze nyuma. Nkongera igihugu cya Congo Brazzaville, nkagaruka mu gihugu cya nkamanuka nkaza nkagira mu karere. Iyo ngeze mu karere ndavuga Burundi bwo burimo rwose kandi coup de chapeau kabisa. Nkavuga Tanzania, nkavuga n'ibindi bihugu byumva ko bigomba gufasha mu karere, kuko ntabwo Zimbabwe zicarira Angola yicare, kandi intambara ni y'akarere, kuko gahunda ni Kongo itsindwa iriya ntambara, Lebantu tuzashira, Lebantu muzashira. Gahunda niyo kugira ngo Lebantu bashire, ariko Kongo imaze gucagurwamo ibice, hanyuma noneho ubwo buhake buzabutangiye, kuko kuva u Rwanda rwafatwa, u Rwanda rwarafashwe kandi rwarashimuswe. Mu by'ukuri ntabwo u Rwanda ari igihugu kigenga, ni igihugu cyabagashaka buhake. Uyu munsi rero u Rwanda Imana nirubohora nako ngikabohoka, akarere kose kazagira amahoro. Niyo musaba abantu mwese gufasha Kongo, ibyo bihugu mvuze, kugira ngo intambara ibi yanyu, kuko iyi ntambara ni y'akarere kandi Kagame si uyirwana. Ndaje mbahe abantu bayinjiyemo baje kwirwana ku mugaragaro, none abirabura babaye bake, wababaye benshi n'abazungu bari kurwana bamaze kugera mu minembwe. Aho rero reka twigendere. Iyo ngingo nyuvuyeho, byatangiriye mu Rwanda bararufata,
rufatwa mpiri. Uyu munsi rero Kongo nikurikiyeho, kandi Kongo nifatwa, Afrika yose izabifashwe. Niyo mpamvu mugomba kurwana intambara ya Kongo, ndetse Kongo mukayiba hafi. Ndihuta nge ku Barusiya. Uburusiya baje biravuga ko baje kwicungira umutekano w'imbibi cyangwa se w'imipaka yabo, bari gucunga. Ariko se ubundi aka gatsiko k'amabandi niki kibababaje? Nimba koko baje, urumva nge ntabwo nza kwemeza ibyo bintu, ntabwo ndi umuvugizi w'abo bantu, ntabwo ndi umuvugizi w'izo ngabo. Ariko se nimba koko baje, niki kibababaje? Mubabajwe niki Uburusiya kuba bwaza bwamara kuza bukaza gufasha akarere kuzana umutekano? Niki kibabaje? ngo ntabwo bari bubyemere, ngo Uburusiya buje kwivanga mu ntambara. None se nimba baje bakaba baje gufasha indushi, cyangwa se bakaba baje bahamagawe, niki kibababaje? Iyi nkuru benshi bavuye ko bati tugwaye kandoyi turema agatima bishimangire rwose koko nayo mafoto dore ngari gucikikana, ndayafite nanjye mu mafoto. Icyo kuri cyo ntari buhakane, barakaho rwose ku kibuga Abarusiya barahari. Iyo ifoto nayibonye, twabonye na video. Ariko ibyo ku mipaka hariya ku bibi z'u Rwanda kwa baza kuharinda, cyangwa se bavuga bati reka turebe ikintu kinjira muri Kongo, itariki bahaye yagize habeho verification nkuko mwagiye mubisinya, bakaza kurebera ati ibyo mwasinye se byakurikijwe. Numva ntacyo byabitwaye. Ariko gatsiko k'amabandi kasizoye ngo bari ku mupaka ngo no guca umutekano. bati na Neva yabazanye, bati biragaragara ko na Neva nawe bati ngabo z'u Burundi ati ziri kugendana n'abazungu, ati kandi twamenye ko ari Abarusiya. Ubundi se bitwaye iki? Nakumiro. Nyuma y'ayo magambo amaze kujya hanze rero, nyuma y'izo nkuru imaze kujya hanze, ndavuga ko ari n'inkuru nziza. Urumva, nyuma y'izo ngabo ngo zaba zaranaje kera, cyangwa se Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, akava hariya mu Burundi, ngo ingabo zahageze zigaragaza, ngo abandi bati zaraje kera bya nama yeri. None se reka mubwire, ni bwenge. Hari umugani, bwenge naguhenze kiwe naguhuye. Wa undi ngo abantu ngo bararanye ari babiri, ngo gacyana n'umwe ngo huye n'undi, kandi bose bacenga. None se reka mbabwire, ubundi Uburusiya buje mu karere, ahubwo byaba ikibazo butaje. Naho nge mbona kuza byaba ari inyungu z'abantu bose bashaka ineza, bashaka amahoro, bashaka impinduka. Ndumva ari byiza cyane. Ayo makuru rero urumva ko ni amakuru meza, ariko ntaza kuza kwemeza kuko sinjishimwe kuyemeza, ariko biravugwa da. Byavuzwe kandi no bwa mbere nabonye panique. Noneho nabo bari kuvuga bati noneho hari wakoze ikiganiro, ntago za kumwamamaza, hari mu gatsiko y'amaradiyo mu kadomo yo mu gatsiko aho ngaho, ngo rwose biragaragara ko tugiye kuraswa, ngo biragaragara ko igihugu kigiye guterwa, ngo twabimenye ninde ubarasa. Ariko ubundi bati rwose ati ntawahagarara ku butaka ngo amareho n'isegonda, bati nta n'iminota, nta n'amasaha abiri. Iryo jambo ko ryavuzwe rikavugwa n'abajenerali babiri, hari Kabarebe yararivuze, hari Mubaraka yararivuze. Ubwo ninde wabahangara agahagarara ku mupaka? Ikiragi kitimbi buba ariko ejo komanyura narebye ukuntu inkotanyi ziri kwiruka. Abantu muriruka nta naho biragera. Nese muriruka nta wahagarara ku butaka bwanyu, nta wagera ku mupaka. Reka ninde se wabahangara? Nese bahangara izo nkotanyi ngo zikomeye cyane. Ariko mbwira abantu ni buriya kenshi umugabo ugira ubwoba akunda kwivuga ibigwi, akunda kuvuga ibyo abantu batabonye, kandi ubwo byumvikana ko byarabonwe nawe wenyine. Uvuga gute ibyo abantu batabonye? Ibyo biguvugwa wabyerekanye. Ni muhagarare mu Rwanda iyo ntambara mwagiye gushoza. Kuba rero Uburusiya bwajya ku mipaka ya Kongo ntibuze mu Rwanda, numva ntacyo byabitwaye u Rwanda, usibye ko ntabyo ndi bwemeze, ariko byavuzwe n'ayo mafoto yasohotse. Nge ndumva nta n'ikibazo kibirimo, ariko ntabyo nemeje kuko ba nyiri ubwite bo kubyemeza barahari. Ntabwo ndi umuvugizi wabo, ariko byavuzwe. Kuba rero byavuzwe amafoto akagaragara, ndakeka ko reka turebe mu kirere uko biza kugenda mu kanya, kuko Kagame
yinjije za ndege mu Minembwe. Ni indege yamaze kwinjiza zavuye muri Turukiya zinjira mu Minembwe, indege zikomeye rwose za drone ngo zije guhangana n'Abarusiya. Ariko hakaba hari amakuru ari kuvuga ko n'Abarusiya bageze mu Minembwe ejo ndetse ku kibuga cy'imirwano. Ndumva rero ntacyo byabitwaye, waba wese ariho yikomanga mu gatuza nimba Kagame ari kurwanishwa canshuro, DRC barwanishije, ndumva ntacyo byabitwaye, ahubwo byaba ari ikintu cyiza cyane bigaragara ko igihugu cya Kongo kibana neza. Kandi nabonye hari umuti uri kuvugutwa nyuma y'abagambanyi batatu bafashwe bagomba gushira ku farenti bakaraswa. Urumva nako gushira ku foreign cyangwa se ku mirongo bakaraswa babagambanyi. Ndumva ibintu biri kugenda neza, kuko abagambanyi bo nta munsi numwe batazaba, ariko kandi ntago bizahagarika urugamba. Mbabwire ko urugamba ruri kugenda neza, cyane cyane ko Wazalendo nabonye hari ibice byinshi nyuma yo guhabwa coordination, ndaba nko muri Masisi biri kugenda neza rwose, henshi hagarurwe. Nabonye hari n'izindi ngabo zabera, niba ari zo ngabo z'Abarusiya ntumbaze, ariko nabonye rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba bahari. Nubwo Kagame azana abacanshuro n'abandi nabo bari kuzana. Erega burya ngo umuturanyi wawe nabyara, niko najyaga numva kera ababo dukomokaho bavuga ngo umuturanyi wawe nabyara nawe uzabyare, kuko uzakenera kumuhemba nawe byara azaguhembe. Cyane none se muribaza ko Kongo itareba nayo igomba kugira da. Kandi burya umwana w'umuhanga burya amenya no gukopera. Burya no gukopera nabyo ntago ari ubuswa, benshi ntago ari byiza mu ishuri niko twagiye twiga kandi nabyo. Ariko no gukopera burya iyo umuntu ari umuswa ushobora kumwereka mwikaye gutya yarirebamo iryo kaya ntagire n'icyo abona. Ariko ari umuhanga areba agateraho kudayiguza agahita abona igisubizo akakibona. Nimba rero muzi ko mushaka kugenda mu mayeri turi mama 23 kandi RDF yinjiye mukanya ngo ni AFC iririri mukongera mugahindura mukanya mukongera mugahindura muti haje gitabara. Ariko ubundi kucyaba abantu uwo mwana w'umuhanga mvuga kuko adashobora no kwigira ku mwadversaire, mbabare adashobora kwigira kuri mukeba. Urumva ukaba wamwigiraho wese. Nimba mushobora kuza mukaza gutera Burundi mu izina rya rigitabara, ubundi gutekereza iki? Kongo itekereza iki? Mukaza muri ba 23 ariko muzi karimwe muza amaheri mwenyine agatsiko k'abantu 200. Ariko ubundi ni gute? Biranambabaza cyane. Ni gute? Ni gute statistiques zerekana ko mbere ya 90 imbere ya muri 92 kugera 94 zerekana ko abatutsi bari ibihumbi bitarenze 550. Twajya kwijanisha tugasanga ari 14%. Bishoboka bite? Wende reka twemera ko abahutu bashize kuko barishwe mu buryo bwinshi bushoboka. Bishoboka bite ukuntu 14 ishobora gutegeka 85%? Ibyo bintu wabisobanura gute? 14 kagira abajenerali 45 igihe 45% idafite umujenerali n'umwe mu gisirikare. Ariko ibyo ni ibintu bisaba kujya kwiga amashuri menshi ngo dukore imibare. Ntabwo bizashoboka ko twemera gutegekwa n'agatsiko k'amabandi. Wajya no kurakaro agatsiko gategetse igihugu ugasanga abantu nibagira igisekuru. Kagame ni umunyarwanda turamuzi turanamwemera, ni umunyagitaramo kuko ntawe abihakana n'igisekuru kujye kirahari. Ariko abandi bose ugira n'amazina ngo biyita reka da, nta bantu bari aho ngaho baturutse iyo udashobora kubaza se waturutse hehe ishwe nawe uwuhe musozi ntawe. Abo bantu rero nibo baje bavuga ati rero n'ubutaka reka tubambure, haza ibisambo haza abajura n'ubutaka barabutwara. Batwara ubutaka, batwara amazi,
ubu mu gihugu amazi yabuze ahantu hose mu mujyi wa Kigali. Ijerekani iragura ibihumbi bitatu. Ayo mafaranga yazava he? Bazakora abaturage. Ibihumbi bitatu mu baturage bafite ninde? Harabura zandatwa. Hakomeje gupfa aho bagiye kwica niba abandi n'undi buzandushye. Ibyo rero ndumva rwose ari ibyo kwamaganwa, buri muntu wese agagana gakondo ye. Ahitwa Gatoyi Centre mbabwire ko ubu tuvugana hamaze kwisubizwa n'ingabo za Wazalendo, ndetse abantu bagera muri 37 bakaba bamaze guhagwa. Ndavuga RDF 37 bamaze kwicwa, imirambo yabo nabonye imirambo iri gucicikana ku gasozi cyangwa ku magroup atandukanye, ndetse hakaba hamaze gufatwa mpiri 15 bamaze gufatwa mpiri. Aba n'abasirikare bakaba mu gatsiko ba RDF. Hakaba hamaze gufatwa imbunda nyinshi n'ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo za Mortier Save n'izindi mbunda za muzinga, harimo za RPG, harimo za SMG n'izindi mbunda nyinshi zitandukanye n'amastoke y'amasasu. Wazalendo bari kubyina intsinzi, ndetse bikaba byamaze kujya hanze. FARDC bigaragaye ko yamaze kugera Igoma iri kumwe n'umuntu wungirije cyangwa se n'umuyobozi wungirije wa MONUSCO, aho ngo baje gufungura ikibuga ku ngufu. Ariko bira bintu nicenga gute? Uko Igoma ntago bari aba MONUSCO nabwiye ko ari abantu bari aho ngaho abanyamayeri, ntago nemera ko banaye kurwana inkotanyi, ahubwo no baziha amakuru. Ibi rero byagaragaye mwabwiye ko FARDC mu mugoroba bari kwinjira ku bwinshi muri Goma, aho banyura ntuhambaze. Sicizwe no kuhavuga, ariko nzi neza ko harimo ibikundi byinshi bya Hibu Special Force, ndetse byamaze kugera mu mujyi nkuko muri Bukavu, ariko biri kugenda nkuko, ndetse imipaka iri kwinjira aho abasirikare benshi. Ndavuga imipaka ihuza u Rwanda na DRC. Ibyo rero mwabonye ko umwungirije wa MONUSCO yamaze kugera hano mu ntuza muri DRC, aho bageze Igoma. Ndavuga ko bamaze kwerekana ko ngo bari abanyamahoro, bemeye ngo ikigo cy'indege cyose bemera ko abantu binjiramo, MONUSCO yinjiramo, ngo n'abandi banyamahanga. Ese MONUSCO nitanga uburenganzira? Ese kukinjiramo hamashize igihe kingana iki kuki babyemeye uyu munsi? MONUSCO nabwe kari iminwari n'imaneki nekira RDF, kuko umugambi wabo n'umwe. Nta nubwo Kongo yagira amahoro MONUSCO ikiri hariya, ni mwiga ukuntu MONUSCO igomba gutaha. Ibyo mwakora byose MONUSCO birimo biragoye kugira ngo mufate icyemezo, kuko MONUSCO iri hariya icunze imbaraga za FARDC, icunze imbaraga za Wazalendo, ndetse icunga n'undi wese waza kumfatanya ibikorwa na DRC. Ntago MONUSCO mu by'ukuri ishobora kwemera ko kiriya kibuga kigaruzwa, nubwo byaba ari mu mayeri. Nta kuri kuntu ari ubigire, nk'uko uyu munsi baje gutungurwa na baraka iriho bari abazungu b'Abarusiya baje mu ibanga rikomeye cyane. Niyo mpamvu rero twavuga tuti Gisekedi, DRC, Congo niyirukane MONUSCO, yirukane Blackwater, abawazalendo barwana intambara, kuko bari hariya bacunze cyangwa se bareba ibiri gukorwa, batanga amakuru mu nkotanyi, kuko icyo bashaka ni uguca igihugu cya Kongo kabiri, barikanizasiyo igakomeza. Nyaboneka ntimugwe muri imitego yaba bagashaka buhake. Nta cyiza bifuriza abira